tuburanye kabisa tuburanye ako ntabwo nagwerukaga muri izi karitsiye sinzi hano wabaga sha rero reka nkubwire cya gihe umugabo yaranane subise n'undi nawe sinabikubwiye amafaranga bya bindi byo kwa bakarabona noneho yagomeje atwicisha inzara mbona ntazabivamo abana njyana mu rugo none urumva no kuba mu rugo rero umubyeyi akubwira ngo iki n'iki ku bana none iki gihe cyose ntakubonaga wari waragiye mu rugo warajyanye n'abana mu rugo sha narabajyanye ubu niho bari nanjye ubu ndi mu kazi n'aha nyine nabonye wabonye akazi niyo mpamvu ndeba itoto risigaye ari itoto reka si wareba mbese ariko nubwo duhuye nari nagiye kuvugana na Sangwa ambwira ko ngo mushiki wa Karaboshya yemeye kuza mwishyura amafaranga mwe mufitiye ambwira ko yamuhaye nimero yawe ngo amafaranga ari bakohereza uzahita uyampereza ahubwo nari ndimo gupanga kuguhamagara nkakubaza bimeze bite ko nategereje icyo gihe ndabizi twatandukanye nubwo nari mvuye gusenga ariko hari ukuntu umuntu avuye gusenga ibintu bikamurenga pe akavuga ati nta kundi nyine nyuma umuntu aricuza akavuga ati rwose mana mbabarire nubwo harangaragaje kamere itari nziza ariko byari bikwiye kuko uriya muntu nawe anyambuye igihe kinini none rero ngize imana muye nawe ahubwo amanyi nitangira ararokotse bimeze bite se ko nta nkuru nziza yo kuyigiye muzanyishyurira sha nyine ubwo nibayohereza nzajya cyangwa ku kazi umunsi baduhimbye gusa nyine naribi nzakwishyura nayaguha gusa nase ko batarayohereza noneho nawe ugiye kumbera nka Sangwa nawe twarahuye ambwira akacuruzi twaragowe umuntu yahuye n'umuntu ufite idea naramubwira ati bimeze bite ngo humura ngo ndi kubyigaho n'ejo bundi hari n'undi mugabo nahuye nawe ndamubwira ati bimeze bite nabambwira ngo ise tuzahora muri ibyo tunzi kubyigaho yagira ngo nyine abone uko igenda nawe ko twatandukanye nawe bizi nawe yarigendera kandi icyo gihe mwaravuganye nubwo mwatandukanye ariko icyo gihe mwaravuganye ibyo byose muracyakominikana ibyo byose cyangwa baraguhaye sha uragiye shasi ukazungu ntago bayamaye kuko iyo baba barayamaye nari guca iwawe nka kwishyura pe kuko nanjye rira deni rirambangamiye umva Halo mushiki wanjye bimeze gute ni muganga muvugana ubu nari ngiye kureba Karaboshya ngomba kuganira nawe hanyuma igikorwa cyo kumuvura kigatangira akaganya nagiraga ngo rero mu ndangire mumpe ahantu ushobora kumusanga mu buryo bunyoroheye neza cyane nk'uko mwabimbwiye yego aha aho niho heza urakoze cyane kuba usizemo akantu ka gitari igihe gitari ndayifite ni umucuranzi ngomba kujyayo kandi nawe nyifite kuva akunda umuziki turi buze guhura rwose nibyo abaganga nuko nguko tuba tumeze yego nta kuntu waba usa gutya ngo umbwire ati nta mafaranga ufite kandi ndeba usigaye waka ahantu hose kasi wareba kazungu rwose nyine akazi nabonye nakabonye mu kabari urumva se wajya ujya gukora mu kabari ujabiriye niyo mpamvu witera za make-up kugira ngo abakiriya bishime nibakubona cyane nose ko haba n'amafaranga ariko nyine ubu duhuye ntamfite ariko nimugoroba naribi naza kwekuzamo nta kundi ubwo ariko mubyibuke ko amafaranga nyakeneye oya nta kibazo rwose ndabifite rwose ibyo ntugire ikibazo ibyo byose nabiteguye kubera ko ubu ngubu nagiye nyine ndumurara rapu zirahari zose ubu ndagenda ewana ndumurara ku buryo nta muntu ugomba kunkeka ko njye ndi muganga mpaka Karaboshya njyewe muvuye kandi agacira neza nk'uko nabigusezeranyije
078 yego 74 urakoze cyane ngende buze kuguhamagara nkubwira uko nabisanze nkubwira ko Karaboshya twahuye uko twaganiriye kandi wumve ko ngewe imbaraga ndazifite ngomba kuvura Karaboshya paka kize nkamukwereka ari muzima ari no kujya mu kazi bisanzwe. Yego rwose urakoze cyane igihembo ntacyo nshaka nta mafaranga ngende bukenere ntayo ngiye ngomba kukwereka Karaboshya ari muzima ukabona ko abaganga duhari kandi tugomba kuvura abantu bagakira. Yego urakoze cyane ubwo ni mu kanya nongeye kuguhamagara. Yego urakoze cyane. ntabwo bagarutse kubyufura kabisa bari bahaye imigeri. ese mwana wabona amafaranga uhembye abantu bahinze ahantu hose kabose ngiye guhinga ndabyemera buriya si ureba nimba ari uko natize uzajya uhinga ebana nzaza ninga kabisa yego se ibintu biranavuna kabisa ntabwo byabura nyine urihangana nyine kubera akazi aricyo kaba kavuze urareka akazi kabi kaguhesha keza ariko suzi ko guhinga ushobora guhinga ukagura n'imodoka. akazi se ubundi ubu kari akacu kano kazi ni akacu kuko ntabwo twize ese umuntu wese utarize agomba guhinga ariko mwana umuntu aratuzaniye imyenda nimugoroba buriya ntiwasanga ari za maneko ubu ngubwo si mushiki wawe wabizanye buriya ra Fifi ngwino wumve Babuje naririmba cara hariya tuvugana. None ino mibare iri mu ikayi ko ndi kubona harimo ibihumbi byinshi bimeze bite byagenze bite? nyine mabuje ejo hano haje umukire agenda atishyuye ariko ngo afite indege ikibuga cy'indege kirayaragura. None se ubwo uri kumva ibyo bintu muri bizinesi ari sawa? Nawe nabonye ari umusirimu bitewe n'ibyo yari yambaye ibyo yagaragaraga nabonaga nta kibazo nyine nuko yancitse yagiye nk'ugiye kuri tuwarete nyine ahita agenda. Wumva ari umusirimu ukwiriye kuza guhombya bizinesi yanjye? Mabuje none ubwo iki gihombo uri kubona bimeze bite? Ndanje ariko nyine yazayatugara ariko cyangwa twanahura yayaduha ahubwo mabuje no muri shambure hari abantu barayemo icyo gihe bajyanye n'amashuka ni kuvete. 50,000 byose ukabihomba mu gihe gito kingana gutyo uje mu kazi? Mabuje
muraho muga Yitwa neza. amakuru Amakuru ni meza. None indomotse mu kazi nje kureba amafaranga wa mu kadogo yabagezeho. niyo mpamvu ndeba cyambaye n'imyenda y'akazi amafaranga se wa muntu wese wahora n'ishimva abantu binaha ntabwo sinzi ukuntu bameze naje namukanya natazi ko abantu binaha ari ukuntu bameze wumva kaba cyo kwa maze ngurebera amafaranga akadogo yaragezemo ndabona amafaranga yakoresheje tutari ya konti twarabaga hariya ibibamo imiceri imyunyu ko hano wambaye ubusundi beze bite wahurira n'iki muganga ko abantu binaha ko naje mu kazi natazi ko banyambura bigeze ahangaha nimba barabonye ko ndi kadogo nk'uwo kadogo uri kuvuga nibyo ahubwo cyo kuri ikintu abakoreye mva nsigaranyemo inzoga urabibona ariko nyine imiceri yo nsa nk'uwahombyemo gakeya ariko nyine ndumva nashyizeho amarasta wenda bazajya bamenya babone ko usiko nanjye burya nirirwa mbaza ese undi washyiraho amarasta ubundi ugomye ugacuruza n'uhombi kwari ukugira ngo mbakange babone ko ntabwo bishoboka ngo nahise nibonera nyine icyabiteye humura nareka maze mubwira amafaranga akadogo yari amaze kugiraho ndi kubona yari amaze kugiramo 80,000 ngaho ibaze nayo kwera 80,000 ni menshi mva aranguye ibintu byinshi niyo mpamvu ndi kukubwira noneho mva hari n'abandi benshi baba baragiye banyambuta niyo mpamvu ubona ko bimeze gutya ahubwo cyo kora nyine wenda wowe ndabona ariko hari abantu beza bakibaho pe muga nawe uri umuntu mwiza pe kuko reba nimba umuntu umukobye akanyambura ariko ukaba ugifite ako gatima ko kuba waza kunyishyura rwose uri umuntu mwiza muga none se ibintu byo mu kabari usanga ubikora cyangwa waje uri mushyashya ari ugutangira gushyashya naje ndi mushyashya kuko njye nari mfite umugabo twaranasezeranye nyine ubuzima bwari bwanjye nje gushaka amafaranga ntabwo nari mbizi nese muko bizinesi nyine waje kwigiramo rwose naje kwigira nshore wige ndabona rero akazi kakunaniye ngiye kukwirukana mabuja ndakwinginze mbabarira kuko unyirukanye ntabwo kandi kazi nabasha kubona umva rero ikintu ngiye kugukorera ngiye kuguhindurira akazi ugenda ujya ukora amasuku ufashe wa wundi wajya gukora amasuku baba ya nukuri mabuja ngiye kwisubiraho sinzange nese ubwira ukumva nzajya nkora mu bihombo byawe ubu uri kubona niba uhombye ibihumbi bingana kuriya mu kwezi kumwe ubwo urumva nagusubiza muri kesi noneho ubwo mu mezi abiri ukaza uhombye amafaranga angana iki yaba ari menshi ariko nanjye natarisubiraho ntabwo atazongera sinkwirukanye nkugiriye impuhwe ngiye kuguhindura akazi ujye ufasha uriya muntu ukora amasuku mabuja mbora nsubira muri kontwari ntabwo nzongera kuguteza imbere oya ntago nabikora ntago nagusubizamo ni ukuri ngirira kuko ayo umaje kumpombya arahagije mbabarira basi oya ndakujyana mu masuku kandi nanone sinzajya nguhemba amafaranga yose ngomba kujya nkukata ku mushahara wawe kugeza ubwo kino gihombo wanteje kizashiramo mabuja wambabariye ko ngiriye mu basi gari mbabarira oya ntago byakunda cyangwa se niba nabyo byanze nkujyane mu rugo akazi ko mu rugo oya basi reka nkora ayo masuku wenda nzaba ndi no kwigira ngahaguruka ujye kureba ko amashuka ameshe n'usanga atameshe yameshe urakoze mabuja ntabwo se kazuba nta kode ugira ngo umbwire nkwishyurireho kode yo nayo gusa nafite mu ntoki se basi ngo yame mu ntoki ko byaba byanyorohereza ko na kode mfite reka da muri iki gihe ari umuntu ukigenera amafaranga mu ntoki akareka noneho kamwereka uburyo bwiza uyashyiraho nari yashyire kuri mobile money yanjye ubwo ngubwo ntabwo ndahita nyabona nta kibazo aho byaba byoroshye ariko nta muntu utakigira kode biriya kode iyo uzanye kode bituma ubona abakiriya benshi erega muganga pe nari ngiye gushaka iyo kode ntangira kugomba ngira akakirize k'abo bakiriya nyine bagiye banyambura uretse ko ukiri umuntu mwiza nyine uje kunyishyura naho ubundi kode nanjye ndi umunyarwanda nzi ibyiza bya kode niyo mpamvu hajemo akantu ko guhomba nyine nsa nk'ucitse intege zo kugira uteze kujya kuyishaka ariko nyine ntari biyanyishyure yaramaze kugera 80,000 ngaho mbwira nimero 078 96 4 7 harya ni 80,000 amazina ni Kazungu Oreste nayohereje reka kuri telefone reko yahageze
ndabona amafaranga yagezeho. So rero kandi warakoze. Yego namwe murakoze rwose. Umutima mwiza mugira muzahorana. Yabaga abantu bose bameraga nkawe nta mucuruzi wajya uhomba rwose tukishyurirwa ku gihe tukabona uko turangura rwose. Mwana ntabwo mushiki wanjye barakunda kimufasha. Se mwakunze. Nama mwana twufurura imboga. Ariko mwana birimo biranuka. Harimo n'igikobwa kidajya hari haruguru tukabari hano hafi hari bare mwana. Yego hano se turi two duturage mwana nakemereye indege. Se ntago wagishinjishije amavi. Wapi mwana? Nta biceri nari mfite cya kibiri wambwiye wari ufite ejo se icyo waraye umpaye sinacyo twaraye turi. Akagenda. Ariko gishaka no kuntu ugenda ujya no kuri boutique urebe ukuntu wakura ibintu mwana. Hari inote y'umutuku ariko imfura ya Benene naguhaye inyuma yawe. Kajya kwishakira icupa raro gusigara wufurura unurangiza ujye no guteka. Ibi ntago ari akazi kanjye mwana. Nese ubu ndateka narinzi ko hari na gazi. Nese mu rugo rw'isonge nta gazi ibamo. Nenzi ko nzaneka kuri gazi. Se boss ibyo nzabivamo. Kabikore nyine nta kundi.